murakoze bantu nguko mu bisanzwe turabakunda cyane bantu mudukurikira kuri Gitangaza NTV. Tubanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi twagiye gusura umukozi w'Imana Fisto. Nguko mubimenyereye ubu ngubu twamusanze iwe mu rugo tugira ngo tuganire atubwire icyo Imana yamusize ku mutima. Umukozi w'Imana turakwakira, ni karibu. Murakoze cyane kandi namwe turabashimiye. Murakoze rero, uyu mugoroba nishimiye kongera kuvugana namwe amagambo y'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni rizima kandi ijambo ry'Imana rirakiza. Ariko tutaraganira kuri ayo magambo y'Imana, twabanza tugasenga. Reka dusenge. Nyakubahwa Uwiteka, uri Imana nzima, uri Imana ikiranuka kandi iruta byose, uri uwera na uhwanye nawe n'isi no mu ijuru. Mwami, uri uwa mbere kuko uri hejuru ya byose. Mana, njyewe ndi umugaragu wawe, ntacyo ndicyo, ariko Mwami nciye bugufi, ngiye kukubera mikoro. Nyagasani wera, reka uncemo ubwiriza abantu benshi Mwami, ubakiza mu izina ryawe. Mana, ni wowe niringiye Mwami, kandi nzi neza kugira neza. Byose mbigusabye mwiringiye mu izina ryawe, urakoze. Amina, amina. Tugiye rero gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 25. Tugiye gusoma umugani, twumve Yesu icyo yashakaga kuvuga, kugira ngo natwe twongere uyu munsi twongere twige kuri uwo mugani, twongere abantu, twongere twumve ijambo ry'Imana, twongere twumve icyo Imana iri kudushakaho muri iyi minsi. Reka dusome muri ubwo butumwa bwiza bwa Matayo uko bwanditswe na Matayo, ibice 25, umurongo wa mbere. Turasoma kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 5, dusimbuke dusome uwa 12 n'uwa 13. Reka dusome. Umugani uravuga ngo, umutwe waho uravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze, bose barahunikira barasinzira. Reka dusome uwa 12 n'uwa 13. 12. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amina. Yesu yaciye uyu mugani agaragaza ubwami bwo mu ijuru, agaragaza abantu bari mu matorero, agaragaza abantu bari mu isi, agaragaza abantu bavuga ko bakijijwe, ariko bagaragaza ibice barimo. Aravuga ngo ubwami bwo mu ijuru ngo buzagereranwa n'abakobwa 10 ngo bagiye bose gusanganira umukwe, ngo ariko ngo igihande kimwe ngo 5 bari abapfu, abandi 5 ngo ari abanyabwenge. Rero ikintu ijambo ry'Imana riri gushaka muri iyi minsi, nuko ijambo ry'Imana rishaka yuko abantu tuba abanyabwenge. Kandi ikintu cya mbere, ubwenge ni ukumenya Yesu, ni ukwakira Yesu, ni ukwizera Yesu, ni ugukiranuka kuvuye kuri Yesu, ni ukuhagirwa n'amaraso ya Yesu. Nta kindi gitanga ubwenge. Ubwenge buturuka ku Mana, ni uguhishurirwa ukamenya Imana. Rero ku murongo wa 2 havuze ngo ariko muri abo 10 ngo 5 bari abapfu, abandi 5 ari abanyabwenge. Ngo abapfu bajyana amatabaza yabo, ngo ntibajyana amavuta. Ngo ariko ngo abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Ngo abapfu ngo bajyanye, abapfu baragiye, bamaze kugenda ngo bajyana ngo amatabaza yabo, ngo ariko ngo ntibajyana amavuta. Abanyabwenge bo ngo bajyana amatabaza yabo, ngo imperezo zabo ngo zuzuyemo amavuta. Muri uko niko iyi minsi imeze. Abantu biriba babyina igisirimba bakishima, abantu bumva gutanga amaturo bagatanga imfashanyo mu nsengero, bakumva ari cyo kintu
gikomeye cyane, ariko ikintu gikomeye gihari muri iyi minsi ni ukuza mu murimo waramaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukaba warababariwe, ibya kera bikaba byararangiye, ukaba uri mu gisekuru gishya cyari cy'abakiriye Yesu Kristo cy'abana b'Imana. Rero abanyabwenge bo barabimenye, bajyana amatabaza yabo, bajyana n'imperezo zuzuye amavuta. Muri iyi minsi ndababwiza ukuri, abari mu kuri kw'ijambo ry'Imana, abari mu masengero turimo, abari mu macaci, abafite abanyabwenge ni abazi umurimo Yesu yabakoreye ku musaraba. Abanyabwenge ni babandi bazirikana igikorwa, bazirikana isezerano dufitanye n'umwami Yesu ko ari ubugingo buhoraho. Ntago ibingibi byo mwise amamodoka n'iki babanurira cyangwa bababwira ibyo bizarangira, ariko isezerano rihatse irindi. Umunyabwenge ni umenya yuko isezerano nyamukuru ari ubugingo buhoraho, ni uwuzi igikorwa cyo ku musaraba. Rero nanjye muri iyi minsi ndabwira abantu ngo nimube abanyabwenge, ndabwira abantu ngo nimujijuke mumenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndabwira abantu nimumenye umucyo, ndabwira abantu nimuze kuri Kristo mumwizere, kuko Yesu yaravuze ngo abaremerewe, abarushye n'abananiwe ngo nibamusanga arabaruhura. Rero muri aka gakiza nimuze, ariko inzira iciye kuri Yesu. Amina, haleluya. Ngo abanyabwenge ngo bo bajyana amatabaza yabo, niba baririmbyi baririmba bari ku isezerano ry'Uwiteka, niba bavuga butumwa bafite misiyo y'Uwiteka, niba abapasiteri baje mu murimo bahamagawe n'Imana kubwiriza ubutumwa bwiza nyabwo bugeza abantu mu ijuru, ntabwo ari abaje muri misiyo z'amafaranga. Abapfu muri iyi minsi barashaka amafaranga, abapfu muri iyi minsi bari gushaka indamu, abapfu muri iyi minsi bari gushaka ibyo babaha ngo bagende bagura amamodoka n'ibiki, ariko abari mu murimo, ariko abahamagawe n'Imana baracyakurikira isezerano Yesu yaduhaye ngo nimugende ngo amahanga yose ngo mubabwirize kuba abigishwa b'umwami Yesu Kristo. Nanjye muri iyi minsi ndabifuriza yuko abari bunyumve mwese ari uko mwaba abanyabwenge, mukazirikana umusaraba wa Yesu. Amina, haleluya. Ku murongo wa 5 reka dusome twumve uko havuga. Umurongo wa 5 wo waravuga ngo umukwe atinze ngo bose barahunikira barasinzira. Umurongo wa 6 ngo ariko ngo nijoro mu gicuku ngo habaho ngo urusaku ngo umukwe araje, ngo nimusohoke mumusanganire. Ngo umukwe ngo atinze ngo bose ngo barasinzira. Abapfu n'abanyabwenge ngo bose kuko bari bategereje umukwe ngo baragenda barasinzira. Bamaze gusinzira ariko ngo abanyabwenge bo bari kwibanga, kuko ngo imperezo zabo ngo zari zuzuyemo amavuta. Ariko ngo abapfu bo barasinzira, amatabaza yabo batarimo amavuta. Rero muri iyi minsi abanyabwenge ni ba bantu bari mu murimo ariko bafitanye isezerano na Kristo, ni ba bantu bari mu murimo ariko bazirikana umusaraba, ni ba bantu bari mu murimo bemera guca bugufi bakayoborwa n'umwuka. Abanyabwenge ni ba bandi bari kuririmba ariko baririmba buzuye umwuka wera, ni ba bashumba bari gushumba ariko buzuye urukundo, buzuye umwuka wera, bakunze umurimo Imana yabahamagariye. Ariko abapfu ni ba bandi bari mu murimo bari gupagasa amafaranga, bari kuvuga ngo bari gukora ibitangaza bikomeye ariko bari gushaka indamu. Rero abapfu n'abanyabwenge Bibiliya irambwira ngo bari kumwe, ngo bari baryamanye. Muri iyi minsi turi mu rusengero, muri iyi minsi turi mu macaca atandukanye, harimo abafite misiyo zitandukanye, hari abakozi b'Imana nyakuri, hariho n'abandi bafite izindi misiyo. Amina, haleluya. Ndabifuriza kuba abanyabwenge. Ngo nuko umurongo wa 6 urambwira ngo ariko ngo nijoro ngo mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, ngo nimusohoke mumusanganire. Ndababwira ngo nijoro mu gicuku, turi muri iki gihe, uyu munsi burije. Amina, haleluya. Turi mu ijoro, abantu bari mu ijoro ryo gushaka ubutunzi bibagiwe Imana, abantu bari mu ijoro ryo gushaka ibyo mu isi bibagiwe umurimo w'Imana. Ariko ndababwira yuko igihe kigeze, umukwe agiye kuza.
amina, hareruya. Umukwe araje, abanyabwenge n'abibuka isezerano, abanyabwenge n'abafitanye misiyo n'Imana, abanyabwenge n'abubaha Uwiteka, abanyabwenge nibo bubaha Imana. Reka dusome umurongo wa 12 dusimbuke. Umurongo wa 12 ngo reka mbanze asome ku murongo wa 8 noneho wo gake mwe munyihanganiye. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Amina, hareruya. Ngo abapfu ngo barangije bo, ngo umukwe ngo atinze kuza, ngo arangije ngo bose basinziriye, ngo mu gicuku ngo humva urusaku rwinshi, ngo umukwe ngo araje. Ngo noneho ngo b'abanyabwenge amatabaza yabo ngo barayacana kuko imperezo zabo zari zuzuyemo amavuta, ngo ariko abapfu bo bacanye ngo byanga kwaka. Ngo bangije ngo abapfu babwira abanyabwenge ngo nimuduhe natwe ku mavuta yanyu, ngo natwe ngo ducane ngo kugira ngo natwe tubone. Abanyabwenge barangije barababwira ngo nimugende mujye mu bahanjuzi, ngo namwe ngo mwizanire amavuta yanyu. Ngo barasohoka ngo baragenda. Bamaze gusohoka bagiye, ngo nuko umukwe arinjira ngo ataramana n'abanyabwenge. Mu yandi magambo, Kristo naza azajyana abakijijwe, ntabwo azareba ngo wabaye mu rusengero ngo utanga amaturo ariko utarahuye na Kristo, utarizeye Kristo, ibyo ntacyo bimaze. Azagendana n'abanyabwenge bakoresheje inzira yo kwizera, azagendana n'abanyabwenge bemeye guca bugufi bakamenya umurimo Kristo yabakoreye ku musaraba. Ngo noneho umurongo wa 12 urambwira ngo nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Ngo nuko bapfu bagiye mu bahanjuzi bazana amavuta, ngo ariko ngo baje bakomanze ngo basanga urugi rwafunzwe. Bamaze gufungwa ngo barakomanga. Yesu arababwira ngo ntago nigize kubamenya. Muzatungurwa no kubona mwari muzi ko ari abakozi b'Imana. Imana ibabwiye ko itigize kubamenya kuko batakoreye mu mugambi w'Imana, kuko batakoreye mu kijambo ry'Imana. Umurongo wa 13 uravuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Muri iyi minsi burije, ntago tuzi umunsi cyangwa igihe. Icyo nabwira abankurikiranye nuko mwaba maso mukamenya umurimo wa Yesu, mukamenya yuko Yesu yatubwiye ngo tumukurikire kugira ngo tuzahabwe ubugingo buhoraho, kugira ngo tuzaragwe ubwo bugingo. Murakoze, reka nsenge kubwira ijambo. Uwiteka ndagushimye, uri Imana nziza kandi ikiranuka, urahambaye kuko uri Imana ishoboye byose, uri data wa twese wo mu ijuru. Mana, ndasengera urubyiruko rugenzi rwanjye nk'abasore, turakwinginze mwami, nk'uko wabwiye Eliya ngo wisigarije 7,000 bitarapfukamira Bayale. Muri iyi minsi warokora abakobwa, muri iyi minsi warokora abasore, hakaba abasore batarapfukamira Bayale. Muri iyi minsi warokora abapapa n'abamama, muri iyi minsi warokora abana bato, kuko uri Imana ishoboye byose. Ijambo ryawe rirakiza kandi ijambo ryawe rirarema. Murakoze cyane Uwiteka, ndagushimye kuko unyumvishije, ndagushimye kuko ungiriye neza, ndagushimye kuko uhinduye, ndagushimye yuko utabaye benshi, utabaye abari mu businzi, utabaye abari mu busambanyi, utabaye abari mu butinganyi. Urakoze mwami, ndagushimiye. Bigusabye byose mwami nkwizeye, ariko ntago nkutegetse, bigusabye nkwiringiye mu izina ryawe Yesu. Urakoze, amina, aleluya. Murakoze rero abantu twabanye. Ndi umukozi w'Imana, nitwa Fisto Uwingeneye, iwacu ni Burasirazuba. Hari ushaka kuba yavugana n'umukozi w'Imana, namuha nomero nkoresha kuri WhatsApp ni 07 41 43 69. Waba ushaka ko namuganiriza, ashaka inyunganizi ku ijambo ry'Imana, yamamagara cyangwa akanyandikira kuri iyo WhatsApp. Murakoze, ndabashimiye, amina.